Tashimwe kansabe buri wese yifurize uwo bari kumwe isabato nziza. Imana ibaha umugisha. Umuntu aramutse ari hano akareba ukuntu mutuje, akareba ukuntu indirimbo murimo kuzumva ndetse n'uburyo mufitiye amatsiko iyi gahunda yo kuramya, Imana ibaha umugisha. Mujye mwakira umugisha utangirwa ku ruhimbi, kuko umugisha wo mu mafaranga wo murabizi, n'abayabonye hano bahari naba mbibukije abayabuze muri iki cyumweru, ariko umugisha wo mu nzu y'Imana nta kimana yima uwayisabye. Imana ibaha umugisha rero. Indirimbo iratangiye, igeze hagati y'iyi korari ndavuga nti birahuye. No kuvuga ngo icyigisho tugiye kwiga gihuje n'indirimbo ya mbere muririmbye. Imana rero ifite ukuntu ijya ibigenza, njya mbwira abagenzi banjye b'abaririmbyi ngo bajye bemera Imana ibayobora aho ishaka. Hari ukuntu mutoranya indirimbo rwose, hakabaho n'umuntu umwe uvuga ati ngewe niba ariyo muzanaririmba sinzaririmba, ariko ugasanga iyo ndirimbo ifite impamvu Imana irimo gusunika ko ariyo izabigize gute ikenewe. Dushimye Imana rero ku bwanyu kubw'uko mwahisemo indirimbo mubanje. Ndashimira abashyitsi badasanzwe ari abadivantiste, turi kumwe nabo hano mu kuramya Imana, ariko by'umwihariko ndashimira na buri muntu wese ufite ku mutima aya materaniro dutangiye, kugira ngo Imana izaduheremo umugisha, yaba njye yaba mwe tuzabone umugisha uva ku Mana. Turifuza yuko twasoza kare kugira ngo iteraniro rya nimugoroba rize gutangira kare. Nkaba nagira ngo rero munyemerere, njyewe nitwa Musoni Flavien, ndumwizera wo ku Muhima. Ibindi tuzagenda tubiganira muri cyumweru cyo hagati, ariko nanone ndashimira Imana yemeye yuko aba badamu bakagombye kuba bafata amafaranga bazaguramo ibitabo, bakayategamo kwasiteri nziza, bakambara neza gutya, mukagenda mukajya ku Gisenyi, Rubavu, mukicara ku mazi mukifotoza, mukarya imitungo yanyu, barangiza abantu bakavuga ati imifemu y'irunaka ibayeho neza. Ariko kubera ko mwakirijwe gukiza abandi no kugaragaza itandukaniro, mwabonyemo ko iki ari cyo kintu kiruta ibindi, Imana ibaha umugisha. Ndabasaba rero igisigaye ni ukugira ngo yaba njye yaba umuryango wanjye namwe n'imiryango yanyu, aha hantu Imana izaduhera umugisha. Umuntu ufite umutware badasengana, uzashaka ukuntu agera hano. Iyo ni misiyo ya mbere. Icya kabiri, niyo waba ufite abana batakiboneka, rwana no kugira ngo byibuze ibi byumweru bibiri bizarangire binjiye aha. Wowe ku munsi wo kubazana ujye usenga, ubwire Imana uti Imana agira ikintu kidasanzwe unyereka. Imana izakikwereka rwose. Munyemere rero dusenge tujye mbere. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tunejejwe cyane n'uburyo waturaritse. Hari imbogamizi nyinshi zagombaga gutuma benshi bari aha batahagera. Hari imbogamizi z'uburwayi, hari imbogamizi z'ibibazo n'ibindi bintu byinshi, ariko abana bawe wabaciriye icyanzu bagera mu nzu yawe. Reka uyu mutekano wo gutega amatwi ijambo ryawe, uyu mutekano wo gufata imyanzuro kubwo kumva ijambo ryawe ridutsinze, reka uyu mutekano tuwubyaze umusaruro. Ahubwo muri uyu mwanya udufate ikiganza, ubwo tugiye kujya mu ijambo ryawe, ukuri kwawe kukabumburwa ku musozo, aba ari wowe uduha umwanya mwiza wo gufata umwanzuro, kandi aba ari wowe dufatira umwanzuro wo kuba mu ruhande rwawe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Uyu mwanya mfite insanganyamatsiko ivuga ngo ntibakagushuke ngo uri umurokore, tegereza gukizwa. Ntibakagushuke ngo uri iki? Turiho mu gihe kigoye, umuntu ajya kubona akabona ataye amafaranga, urayatoraguye, urayamusubije, yarangiza ati mbwiza ukuri ntabwo uri umurokore. Mukajya ahantu abantu barimo kunywa inzoga mu birori, n'abatanywaga inzoga babona nta muntu hari ibirori bikomeye, barimo kumanura za champagne,
wajya kubona ukabona n'abantu wari uzi ko basenga barimo barazaka, wajya kubona ukabona umuntu usigaye wenyine ari wowe ufite icupa rya fanta ririmo hagati, ukumva umuntu arakebutse atari ushobora kuba uri iki, uri umurokore. Hari ukuntu abantu bakubona bateye induru basakuje bakoze, umuntu yanga kubishyura, barisararanga bishyuza amahane barimo no gutukana, bakabona wowe uratuje, ukabona umuntu umwe avuyemo araje atari ko nubwo utateye itiku cyane ati wowe ushobora kuba uri umurokore. Rero kubera uburyo tujya tugenda dufata imyanzuro mu bantu, abantu bakabona wagerageje kwambara agakanzu keza karekare, abantu bakabona umukobwa yagerageje kwambara akajipo, bajya kubona akabona umukirisitu yagerageje kwambara agatambaro mu mutwe, ukabona umuntu aratwara Bibiliya mu kwaha rwose ku rusengero, ugasanga umugabo yahinnye ijwi, harimo n'abasigaye basenga barira, warangiza ukavuga uti uyu muntu ni umuki, ni umurokore. Ntibakagushuke, turacyafite urugendo runini, turacyafite ibyaha birimo kutwizingiraho, turacyafite intambara tugomba kurwana. Kimwe mu bintu bya mbere byica umukobwa akabura umugabo burundu, umukobwa ugeze mu gihe cyiza cyo kubengukwa, abasore bamwegereye bakaza bose babyigana, ubundi akegerwa n'abadamu bashatse bakambwira bati wowe ntiwabura umugabo n'ubwiza bwawe burabakurura. Mukobwa aricara, umusore wa mbere akaza akamubwira ati bambwiye ko ntapfa mbuze iki, mbuze umugabo. Reka mbabwire bishobora kurangira na mu buzeda. Wazaze umaze turi umukobwa ati sinzi icyo ndicyo, uti uri umudamu ati nabyo ntibiraba, none se uri ati sinzi nanjye aho mpagaze. Kimwe mu bintu bikomeye kukwitirira ikintu utaraba cyo bijyangiza mu mutwe. Ubu abantu bose babaye ba murokore. Njyewe umuntu yamamagaye ngo murokore ndakebuka nkamubwira ni nitwa Musoni Flavie. Ushaka kumenya aho nsengera nkamubwira n'itorero nsengeramo. Kubera iki? Ese iri zina riza ryaje kuki? Abantu benshi kubera kubita ba murokore bamaze kwibagirwa urokora, ndetse bamaze kwibagirwa ko tukiraho Satani arasa, tugikeneye kugira gute? Kurokorwa. Nimureba neza, umugabo umwe wahimbye indirimbo dufite mu gitabo ya 8 ni umugabo witwa James Black. Yanditse iyi ndirimbo ubwo yari akiri umumetodiste. Yanditse iyi ndirimbo yatekereje cyane ku munsi usoza amateka y'isi, arangije aririmba igice cy'iyo ndirimbo kivuga ngo abarokotse ibyago byo hasi nibo bazagira gute? Nibo bazakoranywa. Hazaba hari ibyago bigendereye kurimbura kwizera kw'abantu b'Imana, hazaba hari ibyago bigendereye kurimbura ubuzima bwabo, hazaba hari ibyago bigendereye kurimbura kumererwa neza kwabo. Isi izaba ari akavuyo. Kubw'ibyo rero muri icyo gihe nta muntu uzaba akiratirwa yuko ari umurokore, buri wese azaba apfukama uko bwije n'uko bukeye abwira Imana ko ashaka kugira gute? Kurokoka. Abo rero Imana ifite icyo yakozemo, abo ngabo nibo bazagira gute? Bazakoranywa. Nshuti zanjye, uyu munsi wa none ntabwo kuba wararetse inzoga byakagombye gutuma nawe wishimira ko ari urwego wagezeho, kuko hari igihe ureka inzoga n'ubundi ugasanga Satani yagutegeye mu bagore. Ushobora gutsinda ubusambanyi, Satani akagutegera mu nzangano z'amoko. Ushobora gutsinda inzangano z'amoko, Satani akagutegera kukutanyurwa. Ntunyurwe n'umugabo wawe, ntunyurwe n'abana bawe, ntunyurwe n'urugo washatsemo. Ushobora kubisimbuka, Satani akaguteza kwiyemera. Umugabo umwe wavukiye i Bugande yagerageje witwa Simeon Nsibambi. Uyu mugabo mu Bugande yaje kuzana ibintu bimeze nk'ububyutse. Mu gihe yabizanaga no mu Rwanda hari ibindi byabagamo. Muri icyo gihe i Bugande hari abantu bitwaga abaka. Aba bantu
bari abantu bagenda basenga mu mihanda, bigisha abantu mu mihanda, ariko bari n'abantu bari bashinzwe kuzana ububyutse mu madini yari ariho mu Bugande mu myaka uko imyaka yagiye ikurikirana. Ikintu cyaje kuba rero, abantu baje kuba muri ibyo bintu byo gutwarwa, bageragezaga kwibombarika mu rwego rwo hejuru, baba bafite ibibazo ntubibone, ndetse wabareba imbaraga bafite ukagira ngo ntibaba ku isi. Bari abantu bagenda baririmba mu nzira n'iki, abantu barabareba babita abarokore. Mu gihe umunyarwanda umwe yavaga hano mu Rwanda nyuma y'igihe cy'ubwami akagenda akajya i Bugande, yaragiye asanga ibyo bintu ni byiza birashyushye, aragenda abizana mu Rwanda i Gahini. Byaje kurangira rero mu Rwanda habonetse abantu bitwa abarokore, ariko mu by'ukuri nta dini wakwita iry'abarokore, ahubwo ni ukubera iki? Mu Rwanda igihe uwo mugabo wazanye, uwo mugabo ntago mvuga izina rye, ni amateka yanditse, ariko mu bibwirizwa byacu ntago tuba dukwiye kuvugamo amazina y'abantu. Uyu mugabo yaraje, ndetse ni mu 1966 arangije yigisha abantu b'i Gahini. Arangije yari afite itsinda bagendanaga, ariko mu Rwanda hari hamaze igihe hari icyorezo cy'inzara. Noneho aba bantu bagaburiraga abantu, ndetse ukabona ni abantu batajya baganira, bahora baririmba. Abantu barabitegereza, barangije baravuga bati rwose aba bantu ni abaki? Ni abarokore. Kubw'uko bafashaga abantu ibiribwa n'imiti, ndetse abanyarwanda bari bari mu nzara, bari bavuye mu nzara yari imaze guhitana abantu 100. Ayo ni amateka yanditse. Icyo nashaka kuvuga rero ngiki, kuva icyo gihe, kubera ko abo bantu barebwaga cyane bakanitabwaho, umuntu washakaga gukurura amarangamutima y'abandi no kugira ngo bamwitegereze, bamwemere ko ari intangarugero, nawe yiyitaga iki? Umurokore. Nuko nguko rero byaje birangira abantu bose basigaye bitwa abarokore. Ubu cyokoze niyo ugiye kwikopesha bakakubaza bati witwa nde kwinaha banyambuye, ukabwira umuntu uti nitwa murokore, ahita avuga ati baguha ibiro 2, nta murokore wagira gute? Wakwambura iyo ugiye nk'ahantu kwaka umugeni mu rugo rusenga, ubizi yuko uri umuhungu w'igisambo, uri umuhungu w'umusinzi, uragenda bakakubaza bati uri igiki? Uti ndi umuki? Ndi umurokore. So uko agahita avuga ati nta murokore uhemuka, ni mumuhe umugeni agende mutamugoye. Ubu rero kuba umurokore byahindutse inzira ya bizinesi, kumenyekana. Ariko kubera ko kuba umurokore guturuka kera bisaba kwibombarika ku bintu runaka, hari igihe umuntu yemera akagira ibyo areka atabiretse, ari ukugira ngo akurure amarangamutima y'iki? Y'abantu. Nubwo rero abantu bagushuka ngo uri umurokore, bahereye ku kantu kamwe, bahereye ku biryo wasohoye ukabaha. Hari n'abasohora imyenda ishaje y'abana ukayiha umumama, yarangiza ati ngusabiye umugisha. Abarokore bose barakaba nk'uku wabaye. Imana ni nziza. Ubu abantu bose bagiye bajya gusohora imyenda bagasohora ishaje. Reka ngire ikintu mbabwira. Hari amabwiriza yo kurokoka. Amabwiriza yo kurokoka Imana yandikishije mu ijambo ryayo. Nubwo abantu bagushima ko hari urwego ugezeho, ko wowe byibuze wakijijwe, ko hari intambwe wateye, ntibikakwibagize ko hari intambwe Kristo ashaka kuguteza uyu munsi. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo iki? Nimureba neza muri Yeremiya igice cya 17 murongo wa 14, Bibiliya iravuga ngo nkiza Uwiteka nzabona gukira. Amen. Dufite umubare munini w'abantu bavuga ko bakijijwe batarigeze n'umunsi n'umwe bahura n'Uwiteka ukiza. Ariko nanone Bibiliya igakomeza ngo undokore nzagira gute? Nzarokoka. Vuba bidatinze abantu bagiye barokoka atari Imana ibarokoye, ariko bakitwa ba murokore. Aba bantu bazagira umwanya wabo wo kubona yuko ari abanyagihombo. Uzi kwitwa umurokore utarigeze n'umunsi n'umwe uhura n'urokora. Yeremiya arakomeje ati undokore nzarokoka kuko ari wowe shimwe ryanjye. Umuntu warokotse mu buryo nyabwo,
umuntu wakijijwe mu buryo nyabwo ntabikorera gushimwa n'abantu no kwiyereka abantu, ahubwo Imana iri muri we mo imbere niyo ibyara umusaruro w'ibyo bintu. Inshuti zanjye, nimureba muri Yeremiya igice cya 4, ikintu cya mbere kugira ngo uzabashe kurokoka ku musozo w'amateka y'isi, uzabe mu bazabyina intsinzi, ikintu cya mbere ngiki hano uragisoma muri Yeremiya igice cya 4 umurongo wa 14. Tujyane Yeremiya igice cya 4 umurongo wa 14. Bibiliya iravuga ngo yewe Yerusalemu we, uhagira umutima wawe w'ibyaha kugira ngo urokoke, uzahorana imigambi yawe mibi uzageza ryari? Icya mbere ngiki rero bantu b'Imana, umuntu wese ushaka kurokoka, intambwe ya mbere akeneye gutera ni ukuhagira umutima we ibyaha akabimaraho, kandi ntagire imigambi igize gute, imigambi mibi. Ubu uyu munsi wa none dufite abantu benshi bicaye mu nsengero bafite ibyaha bateganya gukora mu mwaka utaha, ariko Bibiliya ikavuga ngo uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza. Ubu dufite abantu bapanga kuzahemukira abandi, dufite abantu bicaye bapanga kuzihimura kubabagiriye nabi cyangwa kubabarenganyije, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo nta muntu n'umwe ushobora kurokoka. Bona nubwo bakwita umurokore, mu gihe cyose ufite ibyaha wahishe mu mutima, kurokoka ntibishoboka. Icya mbere ngiki rero, niba ushaka kurokoka kugira ngo uzabashe kubyina intsinzi, icya mbere ni ukuhagira umutima wawe w'ibyaha. None se ubwo bushobozi urabufite? Yesu Kristo urokora arashaka kukurokora. Icya kabiri gikomeye, nimureba neza muri Bibiliya zanyu mu kubara, hatubwira igitekerezo gikomeye cy'uburyo Imana yabwiye Mose kohereza abatasi. Igihe abatasi bagendaga, bagiye ari abatasi 12. Muri abo batasi bagarutse bacitsemo amatsinda 2. 10 babaraga inkuru z'incamugongo, 2 bonyine nibo babaraga inkuru zirimo ibyiringiro. Mwababyeyi mwe, nagira ngo mbabwire ngo n'uyu munsi wa none ntabwo ari bibi kubara inkuru yo kwa kanaka, si bibi kubara inkuru yo kwa mama kanaka, si bibi kubara inkuru y'uko kanaka y'uko ku rusengero, si bibi kubara inkuru y'uko muri korari runaka byagenze kandi koko byabaye. Ariko nagira ngo nkubaze, inkuru zawe habamo ibyiringiro bingana iki byerekana ko Imana bizarangira isinze? Ngiki kibazo. Twebwe dutinda ku nkuru yo kwa mama kanaka ko we n'umugabo byananiranye, ariko ntiwerekana aho Imana izaca ngo itanga iki igisubizo. Kubw'ibyo rero, umuntu ushyushya inkuru y'abandi ntabwo ashobora kuzava mu isi nawe atagize inkuru igomba gushyushywa. Ntibibaho. Shyushya inkuru z'abandi, ariko wibuke ko n'iyawe nayo izagera igihe igakenera kugira gute, gushyushywa. Nta muntu uzajya mu ijuru inkuru ze zitarashyuhijwe. Nshuti zanjye, Bibiliya yanyu kubara igice cya 14, tujyane mu bumbure Bibiliya zanyu, biranezeza cyane. Kubara igice cya 14, ndasoma umurongo wa 38 gusa. Abahageze dusome umurongo wa 38, kubara 14. Bari barimo kuvuga ibigendanye n'abatasi, yego. Ariko umurongo wa 38 uravuga ngo ariko Yosuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefune aba ari bo barokoka mu bagiye gutata icyo gihugu. Niki cyatumye aba 2 bari bo barokoka mu batasi 12? Hari ibintu bigeze kuri 4 byatumye barokoka. Icya mbere, Imana ubwayo yavuze yuko bari bafite undi mutima. Amen. Umuntu ufite umutima utari uyutera amaraso gusa, umutima ugira imbaraga mu gihe abandi bacitse intege, umutima wongera abandi morale mu gihe abandi batumye abantu bigaragambya. Uwo ni umutima wa mbere. Umutima wa kabiri, Kalebu na Yosuwa bahoraga bibuka amahirwe yo gutoranywa bagize. Yosuwa yagize amahirwe adasanzwe yo gutorwa mu bwoko bwe. Kalebu
Karebu izina rye risobanura imbwa. Mu magambo make yakundaga kugendana n'ubwoko bw'Abisiraheli atari umwisiraheli kavukire neza. Noneho mu gihe ubwoko yagendagamo bwari bugiye gutora umuntu w'intwari, bibagiwe kureba iby'amasanira n'amoko n'iki, batora Karebu baramuzana ajya mu mwanya. Kubw'ibyo rero Karebu yahagarariye abantu bazajya mu ijuru ariko batakomoka mu gisekuru cy'Abisiraheli nyirizina aribo batwebwe. Karebu arangije avuga yuko amahirwe agiriwe atazapfusha iki ubusa. Karebu ari mu bantu bazi gukoresha amahirwe aje rimwe atizeye andi mahirwe yariyo yose. Igihe yari ashaje yabwiye Abisirayeli ababwira ati ariko ko mbona aho abamaleki batuye mwahatinye kandi muri bato nkaba ndi umusaza. Arangije abamenera ibanga arababwira ngo igihe Imana yaduhagurutsaga tujya gutata, dore ubu hashize imyaka 40. Karebu abwira abantu ngo navumbuye yuko imbaraga nari mfite nzamuka njya gutata ari nazo ngifite kugeza uyu munsi. Amen. Ibanga rya kabiri, kutagira ikikumarira imbaraga. Ntukajye wemera ibintu by'amatiku n'amafuti ko bikumarira imbaraga. Ugomba guhora uzirikana uko waje. Kugira ngo ugere ku rusengero byagutwaye imbaraga zingana iki? Kugira ngo umugabo wawe akwemerere kuza gusenga byagutwaye imbaraga zingana iki? Kugira ngo ku ishuri wemererwe gusenga byatwaye imbaraga zingana iki? Kubw'ibyo rero amahirwe aza rimwe ntaza kangahe kabiri. Nguwo Karebu. Aba bantu bararokotse bombi, abandi batasi babateye amabuye. Kurokoka rero bisaba kwirinda kuzana inkuru z'incamugongo mu iteraniro ry'Imana. Ntukajye ukunda kuza hano uzanye byacitse. Aha niho tuza kuruhukira. Amatiku wagiranye n'umugore wawe ni ayanyu. Ibibazo wagiranye n'abana niba bakwibye amafaranga ni ibyawe. Amatiku yiwawe wizana ku rusengero. Abantu ku rusengero baje kuhashaka Imana. Amen. Emerera abantu batahana Imana bayibonye. Ikintu cya gatatu kiranga umuntu ugomba kurokoka, nimureba muri Bibiliya muri Yosuwa igice cya 6 umurongo wa 17, buri gihe Imana itanga agakiza ariko buri muntu aba agomba kugira icyo akora muri ako gakiza ke kugira ngo gakunde. Umudamu ukomeye cyane witwaga Rahabu. Uyu mugore witwa Rahabu yari indaya, ariko n'ubwo buraya yabukoraga mu rwego rw'uko yarwanaga n'ubuzima ariko afite n'umuryango areberera. Yari umudamu w'indaya uzwi, ariko buri munsi muri ubwo buraya yabwiraga Imana ngo nkazabona amahirwe rimwe, nkabona imbaraga zimbatuye muri ibi bintu. Mwami Uwiteka wo mu ijuru we, sinazapfa ngize gute bisubiyemo. Nta muntu n'umwe wigeze akizwa atarigeze agira amahirwe yo kumenya uko atwara amahirwe. Wowe nagira nkubaze, amahirwe yawe uyabyaza umusaruro bingana gute? Muri icyo gihe yasengaga gutyo yagiye kubona abatasi bagize gute baraje. Wa mwuka w'Imana wajyaga umwumvisha yuko ataberewe n'uburaya, aberewe no kuzajya mu gisekuru cya Yesu. Uwo mwuka waramubwiye ngo babantu nakubwiye umunsi baje bacinjira ntago yababonye nk'abasambane, kuko gusambana yari amaze kubihaga. Imana niyo yinjira mu cyaha ikakumvisha uburure bwacyo, yarangiza ikakigucaho. Arangije arabareba arabamenya, arababwira ati mwabagabo mwe ntago muzanywe n'indaya za make cyangwa zihenze. Uko biri kose Imana yanyu yatweretse ibikomeye kuko Imana yabakinguriye inzira. Abagabo bari bakonoje imbaraga bafite ubwoba baravuga bati burya Imana iragenda ikagera no mu ngo z'iki z'indaya. Iri banga iyaba abitwa barokore bose barimenyaga. Umugabo umwe aherutse kujya mu ndaya, agezeyo aratangira ahamagara umudamu w'indaya, arangije amukubita amafaranga mbere. Amaze kuyamuhereza aramubwira ngo ubwo turajya kuryama he? Umudamu w'indaya arangije ati ariko kurimo gusimbuka intera, hari ibintu urimo kugenda usimbuka. Nje barabanza bakansuhuza bakanganiriza, tukaganira ukambwira aho uvuye, warangiza ukangurira inzoga tukabanza tukanywa, etape yo kuryama kuri nge iza nyuma. Ubwo umugabo yabivugaga areba epfo areba na hehe na ruguru. Arangije amubwira ati ariko ubundi tutarajya n'ibintu byinshi tujyane. Amujyana ku ruhande ati mbwira uri muntu ki? Nge sijyana ryamana n'umuntu ntamenye.
umugabo aratangira ati urumva, aratangira avuga ibintu byinshi, arimo kujya mu nzara azitonora, areba mu nguni zimwe na zimwe. Umugore ati ndeba mu maso. Arangije aramureba ahita avuga ati we nakuvumbuye, wowe uri umurokore. Undi arangije ati oya, ati rwose, ati nakuvumbuye, ati ufite umugore? Undi ati yego. Amafaranga arayabika. Arangije atumva wa mugabo we, utaye umugore mu rugo uje gushaka abagore bahigwa n'abagabo benshi, uretse kuba Imana iyagufasha utazapfira muri ibi bintu, ariko ubundi uzapfa nabi. Hita uva n'ahangaha, sindi bunaryamane nawe, genda. Umugabo arangije yagiye ababaye, ariko aravuga ati ni Imana ingize gute? Hari igihe ugenda ugasanga Imana yagutanze kwa maraya. Aba bagabo batangajwe no kubona indaya izi amateka ya Isiraheli no kunesha kw'Imana. Umugore arangije arababwira ati ngewe buri gihe ikintu cyose nkoze mba numva nshaka gukiza umuryango wanjye. Ni igiki mwankorera kugira ngo tutazahura n'ikibazo? Baramubwira bati rero ugomba guca umwenda ukamanika agatambaro, kandi itegeko uzaganirize bene wanyu bose mu gihe cyacu cyo kuza gutera, uzabe wabashyize mu nzu. Uzaba atari mu nzu ntuzagire gute? Ntuzamutubaze. Yatangiye ivugabutumwa rero, akurura bene wabo, abafunze mu mutwe yabakuruzaga ineza n'ibihembo n'ibiki byose baraza bazamo. Igihe abatasi bajyaga gutera, noneho basanze uriya mugore afite ubushobozi, urugo rwe rwose abantu bose yashaka gukiza bari mu rugo rwe, batazi ibizakurikira ari ugize gute ubizi. Abagore b'iki gihe bararangaye. Uracyafite ububasha bwatuma wikururaho bene wabo n'umugabo wawe kugeza igihe bamenye Imana. Ufite imbaraga zatuma ugarura abana bawe ndetse n'inshuti zabo kugeza igihe babasha kurokoka. Ntago mbizi imbaraga yakoresheje, ariko ikintu gikomeye yakoze kubakira neza abantu b'Imana. Nabo baramusezeraniye bati nugira ikibazo natwe tuzabibazwe. Kugera rero cyo kujya kurwana, Mose yatanze itegeko, ndetse igihe bahabwaga amategeko y'uko bari bwitware, ni Yosuwa arababwira ati mwibuke wa mudamu, mwibuke wa undi wabagiriye neza, ibyo mwamusezeraniye umuryango we muze kuwufata neza. Nshuti zanjye nagira mbabwire ngo buri gihe kurokoka bisaba kugira ibyo wemera gutamba. We watambye iki? Ushaka kurokoka gusa? Hari ikigomba kuba. Ugomba guca agatambaro k'icyaha gisanzwe kigutunze, icyo cyaha ukakimanika. Ni ngombwa, ugomba kumanika icyaha kigutunze. Nshuti zanjye, ikindi kintu gikomeye kigaragaza umuntu wifuza kurokoka, ijambo ry'Imana mu Mubwiriza igice cya 7 umurongo wa 26. Muri no minsi hari ikibazo gikomeye. Ubuhanuzi bwerekana ko mu gihe Imana izaba irimo gukoresha abadamu umurimo udasanzwe, igihe Imana izaba irimo gukoresha abadamu umurimo isi idashobora guhagarika ngo bikunde, Satani nawe azegera abadamu abakoresha umurimo isi idashobora guhagarika ngo bikunde. N'uyu munsi wa none ibyo biragenda bigaragara. Ariko se ni igiki tubona mu Mubwiriza igice cya 7? Mubwiriza igice cya 7, abasomyi ba Bibiliya ndasoma ku murongo wa 26. Aha hantu harimo iki? Umubwiriza 7 umurongo wa 26. Bibiliya iravuga ngo maze mbona ikintu kirusha urupfu kurura, ni umugore umeze nk'umutego n'inshundura n'amaboko ye akaba nk'ingoyi, ariko akadomo Bibiliya yashyizemo akadomo, unezeza Imana azagira gute? Azamurokoka. Ikintu kigaragara hano ni kimwe, uyu mugore ameze nk'ikintu kirusha urupfu kurura. Ni umugore umeze nk'umutego. Buri bintu byose bye biba birimo imitego. Kugusekera ni umutego, kuguhobera ni umutego, kukwandikira message ni umutego, kugusuhuza mu bandi ni umutego, kuganira muri mwenyine ni umutego, kuguhamagara akagufasha nabyo ubwabyo ni iki? Ni umutego. Bibiliya yavuze ko ibintu byose ari umutego, ariko ngo amaboko yeyo akaba ameze nk'iki? Nk'ingoyi. Abagabo mwiriwe? Mwiriwe?
Imana iramutse iduhaye amarineti yayo, wazaza ubona abagabo bagenda bafite imigozi nk'itatu y'amoko atandukanye. Umugozi yashyizwemo n'umugore we, umugozi w'indaya n'umugozi w'inkumi ntoya. Ubu abantu mubona abantu batagihambuka mu rusengero ngo batange bagire icyo bakora, abantu bafite imigozi. Umuntu ushobora kurokoka abagore n'abakobwa Satani arimo gukoreramo muri no minsi y'imperuka, uwo muntu Bibiliya iravuze ngo ni umuntu unezeza iki? Imana. Dufite umubare munini w'abantu bagiye kugwa hano, bazaba barabaye mu rusengero, barabaye muri gahunda zose bafite Bibiliya. Tujyane Ezekiyeli igice cya 17. Ikindi kintu ukwiye kwitondera kuko gifitanye isano no kurokoka k'ubuzima bwawe. Inshuti zanjye najya mbabwire ngo nta kimana yaduhishe. Ikindi ni igiki? Nimureba neza muri Ezekiyeli igice cya 17, Ezekiyeli igice cya 17 turasoma umurongo umwe wonyine. Ezekiyeli 17, abasomyi ba Bibiliya tujyane 17 umurongo wa 18. Bibiliya iravuga ngo yasuzuguye indahiro, yica n'isezerano, ndetse yari yaramanitse n'ukuboko kwe arahira, ariko arengaho agira gute? Arabikora byose. Ntabwo azagira gute? Mu bintu ukwiye kwitondera uyu munsi, itondera ikintu cyose cyitwa isezerano. Itondera ikintu cyose umuntu akubwira ngo ngwino nsinyira. Itondera umuntu wese muganira uri umukobwa akakwicaza ahantu, yarangiza akagukubirana yarangiza banza umbwira imbere y'Imana yuko nubwo ndi umukene tuzabana. Kandi ubwo nturamenya iwabo, ntaramenya iwanyu, nturamenya niba ari igisambo, umubona ku rusengero mu ntebe z'imbere, ntunazi wenda niba nasenga cyangwa adasenga, yarangiza akagukubirana agatakubwira ati kandi ngewe unyanze ntanakwiyahure ijuru rikazabikubaza. Ubu hari abadamu bashatse kubera impuhwe rwose bafasha Imana. Ntago bibaho. Mu bintu mugomba kwitondera muri iyi minsi y'imperuka, ibintu bigusaba kumanika amaboko, ibintu bigusaba gusinya, ibintu bigusaba gusezerana. Ubu abantu barimo baragenda bagasezeranira amakoperative, abantu baragenda bagasezeranira amashyaka ya politike, abantu barimo baragenda bagasezerana ibintu bagasinya. Ni bake cyane bazamenya yuko bari mu mutego, ni bake. Mu bintu Imana rero ibona, Bibiliya iravuga ngo umuntu w'Imana icyo yarahiriye naho cyamugirira nabi agomba kugira gute? Kugisohoza. Ndagira ngo nibukirize abagabo turi kumwe hano, tumanika akaboko ku murenge. Hari ibintu tuba tuvuga, buriya rero ku murenge nta n'ubwoba buba buhari. Ubu ureba ibendera nyine, buriya iyo ubona ibendera ku murenge, ririya bendera rikwibutsa ko n'ibyanga ni gereza. Noneho rero ku rusengero ho nta bendera rihaba Bibiliya. Biba bigaragara yuko nibigucanga uzapfana umuvumo. Ubu dufite abantu birirwa bagendana umuvumo, hari abagabo barimo gutandukana n'abagore babo ba mbere, n'ubundi umuvumo wo mu rugo rwa mbere ukazawubona mu rugo rwa kabiri n'urwa gatatu. Kubera iki? Uzatinya ikintu wamanikiye ukuboko. Abantu mwese muri aha twamanitse akaboko yuko tuzabana neza, dukize cyangwa tugize gute? None umudamu arimo aricara akegera umugabo akamubwira ati ntago narinzi kurimbwa bigeze, ariko sorry nariyakiriye. Umugabo nawe yarangiza ati ni wowe wanteye umwaku, ndi umusore sinaburaga amafaranga, nari mfite nayo nguriza abantu, ahubwo ndibaza iwanyu mutera umwaku ku ruhe rwego? Umugabo yaba avuye mu rugo byanze, ari muri tagisi, arimo kugenda mu gitondo byaraye byanze, imvura yarayigwa ihise bukeye. Abashatse murabizi ari ukuntu imvura irarigwa y'amahindu, bwacyo ukabona burakeye ukavuga uti Imana ishimwe. Buri wese agapanga ibye. Waba uri mu modoka rero ukajya kumva umubwiriza ari kuri radio muri aya madini yateye, kimenyetso cyerekana yuko uwo mubana atari w'Imana yaguhaye. Icyambere uravuga ntakumve. Icya kabiri, mu gihe cyose umukeneye si cyo umuboneramo. Kabaye kakangahe?
cya gatatu, yereka abandi impuhwe nyinshi wowe akakwirengagiza. Uzi ko ajya muri repetition akansiga nkeneye ko tuganira, ndakabitse. Noneho ubu ngubu rero abantu benshi bamaze kwakira ko mu mutwe abo babana atari bo bagomba kugira gute. Uwo ni umwuka wa Satani. Satani yamanuye umuntu uzi ko yamanitse akaboko agasezerana kubungabunga ubuzima bw'umugore we. Ntabwo kurokoka bizashoboka. Hari akajwi nkunda cyane k'abadamu gasoza isezerano ryo mu rusengero kavuga ngo nta wundi mugabo nzaguharika. Kariya kantu rero iyo umugabo akumvishe ahita yumva byibushye cyane. Niyo mpamvu buriya umugabo ahora afite impungenge yuko wamuharika iki undi. Ariko se igisubizo ni ukwirukanyira muri telefone y'umugore. Niba usenga Imana izakwereka ikirere cy'iwawe niba imvura igiye kugwa cyangwa itari bugwe. Ariko mwiriwe umuntu wese wamanitse akaboko akinjira mu rushako amanitse akaboko asezeranye imbere y'Imana akwiye kwitonda cyane, kuko igisubizo si ugushaka abandi bagore, si ugutandukana n'umugabo. Ikintu ni kimwe, kurokoka ntibishoboka. Ibibazo byo mu isi ntuzabirokoka, ubukene ntuzaburokoka, n'ibyaha ntuzabirokoka, ariko no kurimbuka ntuzakurokoka mu gihe wamanitse akaboko. Ibyo wamanikiye akaboko ukaba ubyibagiwe. Ako kantu gasonnye nabi, karabishye mu matwi y'abadamu n'abagabo b'uyu munsi. Ariko nubwo kabishye niko, nta muntu uzarokoka afite ikintu yamanikiye akaboko. Kuri Yorodani tujya kubatizwa, sinzi niba uko nari imeze ariko mwari mumeze. Numvaga ndokotse kubera ibyampigaga ndi umupagani. Ngeze mu rusengero rero nari nzi ko abantu bose ari abantu b'Imana ukuyemo nge. Umuntu wese naramurebaga nkavuga ni iyo ngira amahirwe nk'ayo umuntu yagize. Nza gutangira nkazaza numva nkumva batanze itangazo ngo hari umuntu ngo wibwa ibitabo. None se twasohoka nkabona nta muntu umpobeye nitegura kubatizwa, nkabona umuntu arahobera umugore w'abandi akamugumana. Ndavuga ariko rero ibintu nyamara ni danje. Kurokoka kuri Yorodani twasezeraniye Imana ko tuzarinda imibiri kuko ari insengero, tutazinjizamo ibintu byose. Uba barimo kunywa inzoga bihishe bicaye habarangana iki? Twasezeranye ko tuzatanga imbaraga zishoboka ngo dukore umurimo w'Imana. Bisaba amatangazo angahe kugira ngo ukiranukire Imana muri 1/10 n'amaturo? Twasezeranye ko tuzakora ibishoboka byose kugira ngo ubuzima bwacu bw'iby'umwuka twiga ibyanditswe byera, kandi tuzakora ibishoboka byose kugira ngo twemere umwuka w'ubuhanuzi ugira icyo tumarira. N'ubu dufite abizera ndetse no mu bayobozi batemera umwuka w'iki buhanuzi. Umuntu wese wamanitse akaboko, ndagira ngo nkwibutse ngo niba Bibiliya Yesu yavuze ibimenyetso by'iminsi y'imperuka, yerekana ibintu uko bizaba bimeze, ariko arangije yerekana yuko abantu badakwiye guhahamutswa n'ibintu bibonetse byose. Matayo 22:24 Bibiliya iravuga ngo iki? Matayo 24:22 Yesu arangije aravuga ngo iyo minsi iyaba itagabanijwe ntihajyaga kuzarokoka n'umwe, ariko kubw'intore zayo iyo minsi izagira gute? Izagabanywaho. Amen. Iki kintu nagikunze. Imana igireba ibihe by'akaga n'ibihe by'imibabaro, ikareba ibihe bizagwa n'aba bana bayo, yarangiza ikareba uko bizaba bimeze. Imana yarangiza igafata umwanzuro ikavuga ngo iyi minsi yo kuzangana gutya izagabanuke. Ntabwo ari ngombwa ko umwana wanjye yicwa urubozo n'ibibazo. Mu gihe cy'akarengane kagombaga gusoza mu 1798, Imana ibigejeje mu 1755 ibona imyaka isigaye abana b'Imana bazicirwa ku gahera
bashire. Imana irangije avuga iti nta mpamvu z'uko bakomeza kugira gute kubabara guturuka icyo gihe hatangira ibimenyetso by'iminsi y'imperuka. Akarengane kagombaga kujyana ngo kageze icyo gihe, Imana igabanyaho iminsi ngo ubwoko bwayo bwisuganye. Ndashimira Imana yuko nubwo waciye mu bibazo, ndashimira Imana yuko nubwo waciye mu bihe byakuguye nabi, ntabwo ibihe byanganye nuko Satani yabishakaga, Imana yarabigabanyije. Amen. Hari ibintu Imana yagiye igabanya. Mutekereza iki iyo jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 iyo idahagarikwa mu kwezi kwa karindwi igakomeza ikageza nko mu kwa 12, byari kugenda gute? Hari amateka ari aha ngaha atakagombye kuba agize gute ahari. Imana igiye yicara ikagabanya ibihe bibi kubw'intore z'iki zayo, kugira ngo intore zayo zirokoke. Ariko nagira mbabwire ngo abatubaho Uwiteka isi zabahagiza. Ndagira ngo nkubwire ngo kurokoka biragusaba imbaraga zikomeye. Luka 21, Luka igice cya 21, abasomyi ba Bibiliya tujyane. Luka 21, Yesu nanone yari arimo kuvuga ibigendanye n'iminsi y'imperuka. Abigishwa bibona bafite impungenge, ariko arangije abarangira ibanga ryo kurokoka ku murongo wa 36. Luka 21, Yesu arangije avuga ibimenyetso byose, ibyo ku butaka, ibyo mu kirere, ku isi uko izabiriho akavuyo gateye ubwoba. Ku murongo wa 37, 36, Yesu arangije avuga amagambo akomeye ngo nuko rero mujye muba maso, musenge iminsi yose, kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho no guhagarara imbere y'Umwana w'umuntu. Amen. Ngira ibanga ryo kurokoka. Ibigendanye n'iminsi y'imperuka biri imbere yacu. Ubuhanuzi mo burasohora bwihuta. Satani arimo aragenda akoresha propaganda ze. Abana b'isi barimo barakora nk'abiteguye gutanga raporo ya nyuma bayiha shebuja. Ariko icyo nagira mbabwire ngiki, kurokoka kw'abana b'Imana hari ibintu bibiri. Icya mbere ni ugusenga. Amen. Icya mbere ni ugusenga, kandi ugasenga iminsi yose. Icya kabiri ni ukuba iki? Ni ukuba maso. None dusigaye dusenga tugiye kurya, kuko kurya biragoye muri no minsi. Hari ukuntu ubona ibiryo ukavuga uti ibi ni Imana ibizanye kabisa, ukavuga uti reka nsenge nubwo ntajyaga nsenga, ariko Mana yipura ni wowe nyikesha. Ariko ni umubare munini w'abantu basigaye banasenga mu gitondo akibaza ngo ese irya nimugoroba narisoje ntiryasoje. Kubera ko abantu bafite imitwe iremereye, abantu bafite shuguri nyinshi, usigaye ujya gusenga isengesho rigakata. Umugabo umwe aherutse kwicara arimo gusenga, arimo gusengera iteraniro, arangije birangira ryabaye iry'ibiryo. Ribaye iry'ibiryo, aza kugera yumva bizera niba arimo gutanga za amen. Arongera arigarura bihinduka ibyo kurya by'umwuka, ariko n'ubundi abamucishijemo ijisho bari bagize gute? Bari barimucishijemo. Murakoze cyane. Icyo nashakaga kubabwira ni kimwe, nuko nidukomereza kuri uyu muvuduko turiho, turi busebe. Dukeneye imbaraga zo gusenga iminsi yose. Gusenga iminsi yose bivuze ngo iki? Si ukubatura Bibiliya ku cyumweru cyangwa ku isabato uyikubita ivumbi. Ugomba kuba uri umuntu umenyereye gusenga, n'abana bawe bamenyereye gusenga, kugira ngo utazasenga abashyitsi ari uko baje, abana bakaba abashyitsi ku isengesho. Hari ukuntu abana ndabakunda cyane. Umwana ntushobora kumushyiramo ikintu atamenyereye. Ushobora ukabwira uti mureke dusenge, wajya kubona ukabona aragiye kuri televiziyo arayicanye, agahita yurira intebe, agahita asimbuka akabaguye ku mugongo wa nyina. Kandi ubwo nyina niwe urimo kugira gute? Niwe urimo gusenga. Ukumva umuntu, Mana rero turakwiyeretse. Abana ni beza. Umwana ibintu utamumenyereje ntukamuronshinge abashyitsi baje. Fata umwana ukamuha ikintu cyo kunywa, ukamubwira uti sangira n'undi mwana wenda w'umushyitsi. Ugahita ubona umwana aragagaye, yari mugufa abaye muremure arabyimbye, akaba ararize. Kubera iki? Ibintu byo gusangira si ibintu bibi wanyu. None urimo urabimutoza ko abashyitsi baje. Oya, namwe ubwanyu nta muhwe musanzwe mugira gute? Mugira.
kurokoka biradusaba gusenga buri munsi. Birimo biradusaba noneho no kuba maso. Kuba maso biri bugende gute rero? Ni abakobwa bangahe bari ku maso, bari maso? Ni abahungu bangahe bari maso? Aho kugira ngo tube maso ducanye ku maso. Icyo mvuze muracyumva? Ujya kumva umumama barimo baramubwira ibibazo, umugabo wawe rero buriya asigaye aguca inyuma, hari amakuru mfite afatikanya aryamyeho. Wajya kumva umumama arakubwira ati ceceka sindi umwana, ncanye kuki? Ku maso. Ubwo bagiye gukoresha vitesi zose z'ubupagani ngo muhangane. Ariko nagira ngo mbabwire, kuba maso biradusaba ikintu kiruta icyo dufite. Nshuti z'Imana, nihuta nagira mbabwire ikindi kintu gikomeye. Nimureba muri Bibiliya zanyu mu Baheburayo, harimo ikindi kintu dukeneye kugira ngo kurokoka kwacu bikunde. Ariko abantu nta mwanya bafite wo kwita ku cyo ijambo ry'Imana ririmo kudusaba. Abaheburayo igice cya 2 ndasoma umurongo umwe wonyine wa 3. Abaheburayo 2 umurongo wa 3. Mbese reka mpere kwa 2. Mbese ubwo ijambo ryavugiwe mu kanwa k'abamarayika ryakomeye, kandi ibicumuro byose no kutaryumvira bikiturwa ingaruka ibikwiriye, twebweho tuzarokoka dute nitwirengagiza agakiza gakomeye gatyo? Nta muntu n'umwe uzarokoka yirengagiza agakiza. Igihe cyose urimo kuganira n'umusore ukurambagiza, ukumva ibintu by'Imana arimo arabicomora muri gahunda y'ubukwe, ibintu by'urusengero arimo arabicomoramo, ibintu by'impuhwe no kugirira abantu neza arimo arabicomoramo, warangiza ukaniga agakiza kuko ubabaye umugabo, uzahura n'ingaruka byanga byakunda. Igihe cyose ugiye kujya mu kazi, ugasanga muri iyo kampani ugiye kujyamo kugaragaza iby'agakiza no kwerekana ko wakiriye agakiza bizica system urimo, warangiza ukavuga uti ubu nta kindi ngiye gukora, ngiye kuniga agakiza, Imana irabibona nta kundi nabigenza. Ntushobora kuzarokoka. Ari ibyo ugiye gukiza ntuzabibona, kandi n'agakiza nakuzagatakaza. Mbabajwe no kubabwira ko abantu benshi kugira ngo babashe gushyikira icy'isi bagomba gufata, birimo birabasaba kubanza kujugunya agakiza. Kandi nta muntu n'umwe wigeze ujugunya agakiza wigeze arokoka. Uzaba mu isi nabi, uretse ko n'ijuru utazaribona, ariko nagira ngo nkubwire ngo n'ahazaza hawe ntahari. Saba Imana ikurokora uyu munsi. Kurokoka ni intambwe ikomeye. Daniyeli 12 umurongo wa 1, Bibiliya yerekana uburyo ibihe nibiba bibi abana b'Imana bazaba bafite agakiza, bazabasha kurokorwa. Ariko abantu benshi iri somo ntabwo bari barikunda cyane ngo bumve icyo ribahishiye. Daniyeli, abasomyi ba Bibiliya, Daniyeli 12. Maze icyo gihe Mikayeli wa mutware ukomeye ujya uhagarikira abantu bawe azahaguruka. Hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Nuko rero icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe hehe? Mu gitabo. Bazagira gute? Amen. Turimo gukoresha imbaraga nyinshi ngo twandikwe mu bitabo by'itorero. Rwose iyo mu gitabo cy'itorero banditse ko mu kwezi runaka uri mu bantu batanze icya 10 cyinshi, abantu bakandika ko ari watanze ikibanza urusengero rwubatswemo, abantu bakandika ko ari wowe wigeze kuyobora abamifemu cyangwa abajiya bakagera ku bintu bikomeye, abantu barashaka kwandikwa mu bitabo. Buriya n'abafana ba Rayon Sport nabo bagira amakayi bandikwamo ibitabo, ku buryo bicaka avuga ati mu mwaka uyu n'uyu Rayon Sport yahuye n'ikibazo kanaka aritanga binkwakuzi, bamwandika mu gitabo kuko yazanye abakinnyi 4 ikipe yabuze abakinnyi. Nta hantu igitabo kitaba. Na politike zo mu isi zigira igitabo. Hari igihe ujya kupiganirwa isoko mu bihugu bitandukanye, barangiza bakabumbura igitabo cy'abantu bemewe mu gihugu, bakavuga bati we iri soko ntago ryakunda. Ariko Imana ishimwe ifite igitabo cyayo. Abantu bazarokorwa n'abanditswe muri icyo gitabo, kandi kwandikwa muri icyo gitabo, ikaramu yandika muri icyo gitabo ni amaraso ya Yesu. Kwemera kubeshwaho n'Imana no gutandukana n'iby'isi kubwo kuronka Kristo, ibyo ubwabyo, kwemera yuko uri mubi ukemera ko Kristo ari we mwiza kandi yaguhindurira amateka,
birahagije. Kristo wabambwe i Karuvari afata ikaramu ye, izina ryawe akagira gute? Akaryandika. Ariko nubwo iryo zina ryandikwa, iryo zina ntushobora kuryandikisha wowe ku giti cyawe, ni Yesu uryandika. Ariko nagira ngo ubwire ngo kwitwara nabi kwawe no gupinga agakiza no gufata agakiza ukagaca amazi bishobora gutuma izina ryawe rihanagurwa. None nagira ngo nkubaze, kurimo kwandikisha izina ryawe riranditswe? Ibi bintu twakagombye kubitekereza. Bantu b'Imana, nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Ubu uyu munsi wa none turimo kwerekera mu buzima bw'umudamararo. Hari abantu ibibazo byishe bagiye kubura ijuru kubera amaganya. Wajya kubona ukabona yirebye mu ndorerwamo ngo ndabona ngo ngihari ngo ntabwo nzapfa. Ubwo ngo ni umumama urimo kwireba mu ndorerwamo. Ntabwo nzapfa. Rega yewe akarambye ntikabura icyo kamara, nanjye reka mbe ndahangaha. Undi nawe mwe mukaganira akakubwira ati ndaho ndacyarushya iminsi. Ubwo ngo murimo muraganira, muri aho se papa kana, yewe ndaho urebeye inyuma ndacyarushya iki? Iminsi. Ariko hari abantu bagiye kubuzwa ijuru n'umurengwe. Ibintu byose birimo kugenda neza. Umugabo wawe arazana amafaranga mukayarya, abana barajya kwiga bagatahana amanota menshi, urajya kwiseta nk'uko bisanzwe amafaranga akinjira, ujya kubona ukabona abantu baguhembye wabyaye umwana umwe urugo rukuzura, ukabona ibintu byose biri automatique. Hari abantu bagiye kubura agakiza kubera ikintu cyitwa umurengwe. Amos, abafite Bibiliya zanyu, Amos igice cya 3. Amos igice cya 3. Bantu b'Imana, igihe turimo kiranakomeye cyane. Abantu bakeneye kuba maso cyane. Utari bube maso ari butakaza ubuzima bwe. Ariko uyu munsi ushaka gukira ari bukire. Amos 3 umurongo wa 12. Iri somo ryantangaje cyane. Uwiteka aravuga ati, Abisiraheli bibera i Samariya bicaye ku miguno y'amariri no ku misego ya hariri, ariko nk'uko umwungeri yaka intare iminono ibiri cyangwa igice cy'ugutwi biri mu kanwa kayo, niko bazarokorwa. Amen. Umuntu wibera mu buzima bw'umurengwe, udafata umwanya ngo afate umwanya wo kwiriza ubusa no gusenga, akaba yigendera mu byiza w'isi mwerekeje ariho agana, afite akaga. Umuntu wese uzi ko ari mu bihe abona ntacyo bimutwaye, umutima utakwereka kuri umunyabyaha, wumva udakeneye kujya gusenga, wumva ibintu by'Imana utabikeneye, wumva mbega ukumva ahantu uri n'ahantu hari akayaga, ukumva hameze neza. Mwitonde cyane. Ikintu cyababaje Imana ku baturage b'Abisiraheli b'i Samariya, aba bantu bameze icyambere. Abaturage b'i Samariya bari baragiye bafatwa na shuri, noneho ngo bameze nk'intama ifite iminono ibiri iri mu kanwa k'intare, cyangwa se intare ikaba igiye kurya iyo ntama ariko yafashe ugutwi ko kwamaze kugera hehe? Mu kanwa. Uramutse uganiriye n'intama ugutwi kwayo kwamaze kugera mu kanwa k'intare, ariko ukayibwira uti wa ntama we cika, ikakubwira iti hoya, intare dusanzwe dukina, kuba ugutwi kurimo niyo nashyira mu mutwe, intare ntabwo yagira gute. Nguko uko abantu bameze. Turi mu kanwa k'intare ariyo Satani. Bamwe amaboko yabo intare yamaze kuyatamira, abandi bamaze gushyiramo amaguru, hari abamaze gushyiramo umutwe, hari n'ab'intare yamaze kurya ugutwi. Ariko barimo kuvuga bati nta kibazo, ubu dusigaye dufite n'abantu ubwira uti muhunge Satani nawe azabahunga. Yarangiza ati ariko Satani abatwaye icyo? Ibintu byose biba ku isi ni Satani. Icyo nagira ngo nkubwire, kwemera gukora icyaha, guteganya icyaha, gupangira ikibi mu mutima wawe, kudashaka uburyo wemera kuri mubi ngo Kristo aguhindure, ni nko kuba intama ugutwi kwayo kuri mu kanwa k'iki? K'intare. Ariko uyu munsi Yesu arimo aravuga ngo abo nabo bashobora kuzarokoka baramutse banyemereye. Uremerera Imana ngo ikurokore muri uyu munsi? Uremerera Imana ngo igufashe? Va mu byo abantu bakubwira, va mu byo kwibombarika. Yesu arimo aravuga ngo niba ushaka kurokoka, ngwino mbanze nkurokore.
ese urashaka kurokoka? Uyu munsi shaka uburyo wakira umwami Yesu. Shaka uburyo ubwira Imana igukangure, igukure mu bintu byagutwaye. Saba Imana ikugenderere, muri wowe haboneka ikintu kikanguka ridasanzwe. Saba Imana yongere iguhumura amaso, umenye aho igihe kigeze. Saba Imana yongere igufate kugira ngo umutima wawe wo kuwishamo ikibi icyo ari cyo cyose. Ese muri uyu mwanya hari umuntu uri aha naho yaba umwe ubwira Imana ngo Mana ndashaka kurokoka, ndashaka kurokoka, ikiguzi icyo ari cyo cyose binsaba. Nanjye nsanze meze nka ya ntama iri mu menyo y'intare ariko ikaba itabona aho ibihe bigeze. Mana ndakwinginze, gira icyo unkorera kuri iyi sabato. Kiza umutima wanjye, kiza ubugingo bwanjye, kiza urugo rwanjye, kiza amateka yanjye. Mwami Uwiteka, kiza umubiri wanjye. Wowe ushaka gukira, ngwino dusenge, ngwino dusenge niba uhari. Umuntu wifuza kwiyegurira Imana mu buryo budasanzwe, ngwino dusenge niba uhari. Wigira isoni. Abarokotse ibyago byo hasi nibo bazakoranywa. Abazakoranywa tumaze kureba amabwiriza abagenga. Yesu arashaka umuntu agira icyo akorera kidasanzwe hano. Amen. Imana iguhe umugisha. Wowe uzi ko ushaka gukiza ubuzima bwawe, tera intambwe, Yesu aragushaka. Amen. Imana iguhe umugisha musore. Rega naho yaba umwe akava mu menyo y'intare, ijuru ryanezerwa cyane. Imana iguhe umugisha mwene data. Amen. Ndakubwiye ngo uyu munsi ushobora guhunga bigakunda. Uyu munsi ushobora kurokoka. Wikwitekerereza ibyo abantu bakubwira. Abantu bagufata nk'intangarugero, abantu bagufata nk'umuntu ufite aho wageze, ariko tabara ubuzima bwawe. Egurira Yesu ubuzima bwawe. Saba Imana ikugenderere. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe. Muri uyu musozo saba Imana igira icyo ikora kidasanzwe ku buzima bwawe. Imana iguhe umugisha. Reka nsabe duhagurukira aho turi. Duhagurukira aho turi. Uyu ni umwanya wo gutekereza cyane. Ese abantu ko bavuga ko nakije, ese abantu ko bavuga ko narokowe, ndi murokore, nigeze mpura n'urokora. Ese abantu ko banyubaha, nigeze nakira Kristo ngo icyubahiro cyaba ari cyo kingaragaramo. Ese ni iki nakora kugira ngo ndamire ubuzima bwanjye buri mu kaga? Nshuti zanjye, muramire ubuzima bwanyu buri mu kaga. Imana turagushimye Data wera, Mana ikomeye, Mana itubeshejeho, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimye cyane kubw'uburinzi bwawe n'ubuntu bwawe bana natwe, urukundo rwawe tugaragariza uko bukeye n'uko bwije, uhabwa icyubahiro. Tugushimiye amateraniro meza wateguriye, tukaba tuyatangiye. Igihe cyose tuzamara n'uyu mubwiriza Mwami Imana tukigushyize mu biganza. Tugushimiye ko dutangiye muri kano kanya tumaze kubona yuko dukeneye kurokorwa. Nta wundi wo kuturokora ni wowe. Ibyo twishuka byose bitsindwe, maze Nyagasani Mwuka wawe aratwigishe, atsinde imitima yacu, tumenye ubukene dufite, kandi amahirwe twahawe twe kuyapfusha ubusa. Amaraso ya Yesu Kristo atweza inenge z'ibyaha byose, aba ariyo udukirisha, kandi buri wese muri twebwe uri ahangaha wese atahana umugisha wawe, atahe agize icyo akuye mu iki cyigisho kimuhindura, tube bashyashya imbere yawe, duhirwe nawe muri byose. Abana bawe bitanze bajangaho imbere, ndagusubiye kugira ngo iyi ntambwe bateye yo kuza ahangaha ye kuba intambwe y'umubiri, ahubwo ibe intambwe y'iby'umwuka. Urugendo Nyagasani batangiye urubakomerezemo, kandi ku iherezo Mwami Imana natwe twese tuzakizwa hamwe mu bwami bwawe. Buri wese umuyobore aho agiye kugenda, kandi amateraniro akurikiraho tuyagushyize mu biganza. Twese udutebutse tugeze ahangaha amahoro, abatabashije kuhagera bagenderera aho bari, abahuye n'ibizazane bahumurize, abasitana twaza igitugu ubiyereke Nyagasani maze ubigarurire. Ngaho nibeho nk'uko ushaka, abana bawe bose barotse iyi sabato duherane umugisha mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Muri isi yubitswe n'ibyaha, dukomezwa n'amahoro ya
Yesu. Amen. Mu byo dukora byose dufashe tube ku rugero rukwiye, azagaruka Yesu kutujyana, dukwiye guhora twiteguye. Yesu azagaruka kutujyana iwe, twibanire isezerano. Yesu azagaruka kutujyana iwe, twibanire isezerano. Bavandimwe mutuye ku isi, mukwiye gukorera Uwiteka. Yesu naza tujyane mu ijuru, twese abazatsinda isi. Azagaruka Yesu kutujyana, dukwiye guhora twiteguye. Yesu azagaruka kutujyana iwe, twibanire isezerano. Yesu azagaruka kutujyana iwe, twibanire isezerano. Tuzaririmba indirimbo nziza, dufatanye n'abamarayika. Ntabwo tuzongera kubabara, tuzibanira na Yesu. Tuzaririmba indirimbo nziza, dufatanye n'abamarayika. Ntabwo tuzongera kubabara, tuzibanira na Yesu. Azagaruka Yesu kutujyana, dukwiye guhora twiteguye. Yesu azagaruka kutujyana iwe, twibanire isezerano. 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 Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.